umva ndababaye ikintu cyatumye mbura mama na papa akomana kuki wemeye ko kumba ubuzima nk'ubu reba ntacyo kurya nta sabune nta kintu si ubuzima nk'ubu koko nzabushobora mana ndagusabye gusa ujye unyifashiriza mu buzima bwanjye mbayeho rero byarancanye mana yanjye ntabwo nzi ikintu nakora ni ukuri kw'Imana ubu icyampa ahantu nakura n'akazi ni ukuri nkashaka ahantu nakura akazi nkareba ko ubuzima bwakomeza si koko nzabigenza niko mama basi ahantu ari arantekereza ko agahinda kagiye kuzanyica kubura mama na papa ni ikibazo ahari nta n'umuvandimwe undi hafi ni hatari gusa Imana irabizi ubuzima mbayemo rwose mana Uwiteka niyo ubizi ajya mba hafi ariko bane yanjye imirimo y'urugo imaze kunanira ngaho imbabura rero mutuma akijujuta nta mukozi niko Leya arame mami shaka isafuriya hako we n'amasafuriya uri kubona amazi ibintu nabyo ndabirambiwe ndajya kwigendera guzana amasafuriya azana ibiki ariko mwana wanjye ihangane reka bandangiye umukozi ibi ntabwo nabivamo azaba yahageze niba udashaka umukozi ujye ubyigendera rwose uri kunyicira gahunda nanigende ngaho ntabwo wikigenda umukozi agenda kuza ibi ntabwo yishaka kandi si imaji uraza ryarese ndakubwira ariko sirinda cyane sawa urugendo rwiza ahantu hose nagiye nakomanze hose nsaba akazi nakabuze si koko ndabigenza gute mana wambabariye koko wambabariye ukantabara nagenze nananiwe kose mana wamoye iki koko kuba nahereye ku gipangu cya mbere kabiri gatatu nkomanga nsaba akazi wapi koko wangiriye ubuntu mana yanjye ahari no kuba imfubyi urebye ni umwaku nta kintu cyaguhira pe koko ubu ndabigenza nera se ndongera nsubire mu cyaro ndagumya miga akazi ndabigenza nabuze n'icyo kunywa ntacyo kurya nta mafaranga mfite ntiyatari gahinda kazanyicira cyoko mama hari basi ahari abyumve kuko mfite agahinda gateye ubwoba se basi ahantu ari ajya nyumva koko bisa noneho nderekeza hehe koko ko numva ndushye se ndasubira mu rugo ndabireka ko numva noneho narushye ndananiwe ese ahari ni n'inzara iri gutuma ikizenga kinyica marene se ziri bumubitire n'aha ku bipangu by'abandi amaherezo zamuka duhurira nasi bandi wenda ko hageze ntabwo nabishakaga mwagiye mugenda mureba nose sinakurebaga nakurebaga ahubwo ni ukunanirwa mfite mu mubiri ahubwo se wamfashije njyewe nyine naturutse mu cyaro naje gushaka akazi mu mujyi ndabona ahantu hose nashakishije byanze ushobora kandi
urumva akazi ko mu rugo nagashobora cyangwa bitewe n'ibindi bintu runaka urumva nagashobora bitewe n'uburibwe mfite. Cyangwa mu rugo bashaka umukozi ngende ngekereza ko byakora. Yo urabeshya none se urumva bamemba ngaho Niye mubitanye. nasugiye wowe ko ndebe Ngende mbanze bishinzwe mama ngira ariko wowe ngiye ngira muri gahunda zanjye. Uri kunyereza. wavuze neza Umbiri kunyishaka gahunda ndi nugezeyo cyangwa nikomereza. Nakazi ushaka? ndagashaka Tugendere. uraba ukoze ni ukuri. Hano? Shamura nihanganira nayisubiye mu rugo gatoya. Ariko ndahita mbageraho. Ntegerezeho gakeya. Sawa. Nabujya cyane ahubwo naguze ikintu byambayeho nibagiwe indangamuntu yanjye ubu muzanyemera kuko muranyihanganira. None ugomba kugiye he? Sigo basi meri wawe si umuntu mwiza. Ibyo ngibyo bivugana na mama. Hari ikibazo ufite? Sigo kuki uvuga nabi. Cyane wakuna mugira amagambo menshi. Watuje ukaza kuvugana na mama. Gusa uri kwigirira iki? Mu nda haranyishe nuko. Ibyo uri kwigira ni ibiki? Ako se nuko abanyakigali. Dore mu rugo ni hari imbere. Ihangane kugeretse. Nimba ari uko nanirwa. Uri kugira ngo ufashe iki? Ndashonje pe ndashonje. Mufasha guhaha ikibazo cy'akazi mu rugo ikindi ushaka ni iki? Ntabwo se mufasha abantu koko. Umva. Mukobwa w'intwari. Basi se wantwaje igikapu. Njyewe nkwaje igikapu cyawe. Ni ukuri ntwaje. Ntureba nuko nsa. Ariko urasuzugura wa mukobwa we. Unasa nugira. Ndashonje nabuze imbaraga pe. Ikintu cyose icyo gikapu gisa gutya. N'ukuntu ubona nsa. Usuzugura. Komana. Mami! Mami! Uraje kumva? Hakurya n'umwanda w'umukobwa we. Ari hano wicaye? Ese ubwo koko ukwiye kuvuga gutyo n'ukuntu ucongenzerera inshindananiro kuko ukwiye kumbwira gutyo. Hano mu cyaro we. Kugira wambwira gutya se. Reya, uyu mushyitsi wamukuye ko mbona wamwicaje hasi. Umwana uransetsa. Wabashitse ibiribwa yarimo? Reka. Mbese umukuye ko mbona Murera ku muhanda ngashaka akazi. Ubwo nyine muvugana. Ese ushaka kujya kugeza ushaka akazi ko gukora iki? Ese umukobwa ra? Wavuye no mu nzira wakwinjira. Reka utankandagira Nigutanga abantu. imiryango y'abantu. Akomana. Reka utankandagira Ndiswa abantu. nyine. Ndiswa nyine. Umukobwa urahangaha. Ngaho ntabwo ukubwira akazi ushaka. Akazi. Ntabwo ujagira ngo no mu nda n'ibyanze. Uturutse heza. Uraho neza. Muwe n'uyu mukobwa wawe nyine ambwira yuko mukeneye umukozi. Wakora byinshi. Mu rugo gukopa ibintu by'amasuku mu rugo ndumva nabishobora pe. Witwa nde? Nitwa Naomi. Nitwa Ishimwe Naomi. None urumva ushoboye gukoropa byonyine? Oya byose ndabishobora. Ahubwo iyo ubanza ukampa amazi yo kunywa ndumva icyaka kimereye nabi hamwe n'inzara pe. Amazi urayakura mu gikari. Kurikirana iyo guca amazi. Kandi yagiye. Kurikirana iyo akata mu gikari aho ngaho ndaje ngusangeyo. Turaje tuvugane. Kandi uba wicaye hariya ku gitute. Ndashonje ugiriye neza. Aho twibwira neza. Wambaye amazi yo kunywa koko. Ndabise ndamubwira urumva umeze ute? Mabuja ndumva ameze neza cyane pe. Ndumva ndaho kuko numvaga ameze nabi ahubwo biba byiza nyine mwama n'akazi ubuzima bugakomeza kuko numvaga bigoye cyane ndi mu cyaro nta n'ikintu cyo gukora mfite. Ubwo wabasha akazi ko mu rugo. Kuba nakora amasuku nkoza abana akazi ko mu rugo nyine kaba gakenewe muri make nagashobora pe. Yego. Wabasha kujya wizindura ugateka icyayi kikaboneka hakiri kare. Rero akakibona akajya mu kazi. Mabuja rwose nta kibazo pe. Amasuku. Nta kibazo mbyuka kare no mu cyaro nabyukaga kare njya guhinga.
iyi karikoropa rigatsa neza ku buryo umuntu arirebera cyane pe nabishobora. wumva wifuza ko njye ngo ahangahe ku kwezi Njye ndumva mwanangiza nka 20, ntabwo ari menshi pe. nazayabwa akazi k'amaje mbona kabashije kagenda neza Ngambwira yo wanangiza 15 n'indi utangije nibona kabashije nzakwambara nta kibazo pe, nta kibazo ndatangira akazi. Uko ngenda nkora neza muzanyinjiza nta kintu bitwaye. ubwo rero ufate icyo gikapu cyawe ujye mu gikari nziri mu gikari ukingure niho uzaza uri kugenda nagushakiraho uri Abuja urakoze cyane. Yego. Mba tuvugane gato se. Iwe. Biteze. Makuru ya? Makuru ni meza. Nitwa Ganza. Anita Naomi. Naomi. Karame. Makuru yawe? Makuru ni meza. Siko nkunda kukubona unyura hano ndi gukora siporo. Mu rugo ni? Njye mu rugo narayirya. Ayiryaho gatoya. Njye se bakwande sanasanzwe mpakuza. Ara kwa mama Divi. Kwa mama Divi. Yego. Uri murumuna wa Divi? Oya njye nyine mfite akazi. Mfite akazi? Yego. Kora iki se? Kuyobora akazi ko mu rugo. None se waba nambaza niba nakugora? Nta fone ngira nuko nari mvuye kugurira amayinite mabuja. None se hagiye ko witwa? Yitwa Naomi. Naomi. Ukunda kuboneka ryari se? Ntabwo njya nkunda kuboneka bitewe n'akazi k'abavuzi. Cyo ukora wenda nka weekend. Ujya ubona umwanya? Njya mbonamo umwanya nk'amasaha 2 wenda. Ko nshaka ko tumenyana bigiye kureza. Bigiye kure? Gusa bigiye kushatse kuvugika. Kambera nk'inshuti, Inshuti bisanzwe cyane bito. Namutima muto. Se Naomi. Karame. Mu rugo bwite aho waje uturuka ni he? Kende n'ikirwa mu gihe. Ubona araje nyine kuba nashaka akazi. Aba ndi gukora hano Kicukiro. Niho ababyeyi bawe baba? Niho bahoze bari ariko nyine ntabwo byabaye ngombwa ko naba nyiri kumwe nabo. Ntabwo uri kumwe nabo? Yego. Okay. Harya ngo nta phone ufite? Nta phone mfite ni ya mabuja nuko yarambwiye ngo nimugurira amayinite yarahijya ku muhanda. Nanjye nyine nari ndi muri siporo. Ako nyine ubwo nshaka gukora nagutumaho nk'akana waza. Nashaka nyine uburyo tuvugana wenda bitarengereye biri butume nica akazi kanjye. Nari ahubwo se shaka nuko ntako nabona ngo namba zanjye tujye tuvuga wazanditse se ukazare kuno waka mabuja wawe telefoni ukamamagara tukavuga. Nta kibazo kandi nzandike ariko ubwo nanone kumamagara cyane mu kazi wapi. Oya niho uzajya umamagara nawe. Kandi nakira zandika. Namba zanjye nizo ngizo. Murakoze cyane. Okay, sawa nyine ngaho kankomeze siporo ubwo turi kumwe. Sawa murakoze cyane. Sawa turi kumwe. Ako muko kamubaza. Nifura abamesa.
Nase nakuze neza. Ni kuri abamesa. Ukuri nayifuze neza pe. Kuko nyagashoboye cyangwa nakushoboye. Ndagashoboye. Ni kuri abamesa iriya myenda isubire. Nayifuze n'ukuri yeza. Ndakubwiye ngo iriya myenda isubire muri konyumva cyangwa ntabwo. Nta Kandi ntukansubirishemo. ariko ntabwo nabasubirishije. Ndakubwiye ngo ntukansubirishemo. Ikindi kandi ushukwa n'iki? N'utu tuntu washyize ku mutwe. Ujye ushyiramo igitambaro. Hano ntabwo uri mabusha. Uranyumva? Uri kunyumva? Ese kudashoboye kubisuka wabisutse ugasiga ibirenze byanjye. Simbikubwiye ikindi gihe nongera kukubona umeze gutyo. Simbikubwiye. Reka nkubwire rero wa sister. Sibyo? Mabuja ntabwo umutima ufite wajya se wakubyaye. Kandi ikindi iki giswa cyanjye ureba nagitanzeho amafaranga menshi kugira ngo nzamuke nza hano muri iyi Kigali mbe Ari nje nawe ngaragara. ndiye Burundi hano. Ntabwo nagikuraho pe. Nakubwiye ngo ari nje nawe ndiye Burundi hano. Ni Mabuja wese ko umwana we. Ndakubwiye ngo noneho irame risubire. Kandi simbisubire. Ninagikuraho Tabonana nanjye. mbabara nikorera akazi neza. Ushaka guhangana nanjye? Njye numva nkubwire mbabara nikorera akazi neza. Ntabwo naje guhangana nawe naje mu kazi. Sibyo? Ndakubwiye ngo simbisubire. Iriya myenda uyisubiremo nyibone isa neza. Ntabwo nayisubiramo. Muri make uransuzugura. Njye ntabwo Ushaka gusubira mu cyaro? Ntabwo Ushaka gusubira mu cyaro? reka nkubwire. Ngenzizane Aho iswaje iriya myenda isubiremo. Kandi simbigusubire. reka mbanze nkucoze gukoropa nabi Mabuja naretse. Ariko se uriya mukobwa rwose wa Mabuja nawe mwana wanjye azatuma aka kazi ahari nkasezerana nkanasubira mu cyaro. hano hanze ni iki? Reya nyine yaje arambwira ngo imyenda nafuze natara ku mugozi ngo ntabwo yeze kandi ireze pe. Sinzi ikintu turi gupfa uwo mukobwa. Reya. Niyo hano bici mfata kwawe. Mwanjye mvamushije. Uyu mukobwa arariyibwire icyo ufana kwawe. akoma ntuzasuzuguze umukozi. Icara ariko. Ntabwo ufuje umenya ko Ntabwo bishoboka. Nabwiye kumesa imyenda akayipfubya namubwira akansubirisha mu njye mukozi hano cyane we mukozi hano. Ariko se Reya ndagusuzugura dupfa ikivugo. Ubu ngubu Mabuja abona ko nakoze akazi neza akaba arabona ko nakoze akazi nabi. Nakubwiye ngo hano wowe mukozi sinjye mukozi. Ase dupfa iki? Ugiye kubwira ikintu ucyumve kandi nkubwiye kandi ma ikindi niba ari nambitse mushuka ntabwo bizi nyashyi igitambaro ndi umubiri mu kazi hano aha ntabwo ari Mabuja. Reya Ma mbabwire reka kubwire rero none se ko imyenda yanjye mbona iba yakeye wowe arayipfubya Ijana irasheye. Namubwiye ngo ayisubiremo. Wanyumvise ntabwo wanyumvise. Ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo noneho reka meya gusa Mabuja Mbabwire nyine ma no gukunda ibintu bimeze nubwo ubona ipfubije ubyisubiramo Ngenda wifurira ngenda kumesa. urumva Umuhemba ufuriye ariko ubwo umuhemba yijye wababwira mama wawe byonyine. nakubwiye ngo aguhemba yijye. Oya nyine urabona ukuntu basi. Ndakubwiye ngo wisubiremo. Wabyumvise cyangwa ntabwo nawe wabyumvise? komeza akazi kawe Kandi gukora uwo mukobwa wawe yaranyobera. Abantu baragendesha cyokora. Uko nzabigenza umuntu amozaho igitutu ukagira ngo ibyo njya n'uwo wana bihashye. Mabuja biri uteze akazi karagenda neza nta kibazo ndi kugakora neza. Nta kigoranye. Nta kibazo Mabuja. Nagira ngo nize ku gatelefoni hari inshuti yanjye nashakaga guhamagara. Oya ni inshuti yanjye twahoze turi inshuti mu cyaro ariko numvaga nikumbuye ntekereza ko nayihamagara kuko yari yamaye akanomero ke. Yakoze. ariko amayinite ngiye gushira vuba Nta kibazo ndakoresha iminota mikeya. Alo? Ganza? Ni Naomi?
amakuru ni meza nawe. Akazi karagenda nta kibazo. Umwanya baba bawumaye ariko nyine ni ukwiyubaho gatoya nuko navugaga ati muvugisha nk'umuntu wahaye nomero uvuga ati kamuvugisheho gatoya. Iyo ntabwo nakubeshye pe, ni hariya nkora ntari. Ngo warankunze, gusa ukunda umuntu umubonye rimwe koko. Ibyo bintu ko nzi ko bitabaho ra, gusa ni byiza nta mutima mubi nanjye. Ngo batangiye ndumva batangiye kumpamagara. Wari uri kumbwira ngo iki? Mbwira vuba ngende, ndumva umukobwa wa Mabuja atangiye. Oya iby'amazina si ngombwa, ntabwo ari ngombwa. Warankunze, nta kibazo, twibera inshuti ntacyo bitwaye. Wapi? Ndumva uri hano uri. Usigaye kuri telefone akanyigeze hano. Nimero wawe ariko wayimeje. Telefone si ya mama. Ubu ntushaka kuyiba? Niwe waguhaye telefone? Niwe wayimpaye. Ese kuvugana nande ubuye? Ni inshuti yanjye twavuganaga. Kandi hano Ganza usigaye uvugana n'abakozi bo mu rugo?